Yego ibihe byiza amahoro y'Imana na Nyagasani akomeze kubana namwe kuri mwe mudema gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Yesterday 250 ndagira ngo muraza kunyima tugaruka ku makuru yakomeje kugenda atangazwa ku byakomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi abaminisiteri bakomeje kugenda bagaruka ku bibazo bikomeza kugenda bigaragazwa n'abaturage nuko byaza kuba bikemurwa. Ndagira ngo turaza kuba tureba mu by'ukuri ubwisungane mu kwivuza cyane cyane bwakomeje kugenda buvugwaho cyane bwongeye kuba butizwa umurindi ku byakomeje kugenda bitangazwa mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa. Ndagira ngo turaza kuba turebera hamwe ese abaturage nkuko bakomeje kugenda basaba leta y'u Rwanda ko yabagabanyiriza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza leta y'u Rwanda yo yabyemeje cyangwa mu by'ukuri hari izindi ngamba zigomba kuba zafatwa. Turaza kuba tureba ifungwa n'ifungurwa ry'insengero mu by'ukuri ariko kandi turaza no kuba tureba ese Kiliziya Gatolika zose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose zongeye kuba zakomorerwa dore ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu mashusho yakomeje kugenda atambutswa ku mbuga nkoranyambaga. Birakomeza kugenda bigaragara ko ababikira ndetse n'abapadiri bakomeje kugenda babyina ndetse kandi banishimira intsinzi yo kuba mu gihugu cy'u Rwanda Kiliziya zose zigiye kuba zakomorerwa. Ariko kandi aba ADP nabo bakagira uti natwe muradukomorera insengero zacu ntabwo muri buze kwa muzikuri mwafungura Kiliziya Gatolika. Ibi kandi byose ni byakomeje kugenda bivugwa by'umwihariko byakomeje kugenda bitangazwa akaba ari makuru yakomeje kugenda ashyirwa hanze. Ndagira ngo turaza kwa twibanda ku bwisungane mu kwivuza by'umwihariko abaturage. Iki kintu n'ubwanyuma ngiye kuba nkingarukaho ntabwo nzongera kuba ngaruka nkivugaho kubera ko ubwisungane mu kwivuza benshi barakomeza kugenda bavuga uti leta y'u Rwanda nidufashe igabanya amafaranga kubera ko mu by'ukuri twagiye dushyirwa mu byiciro by'abantu bazajya bishyura amafaranga menshi kandi nta mikoro dufite. Ariko rero leta y'u Rwanda nayo ikabwira abaturage mwitondere ababahamagara ku matelefone yanyu bababwira ko bagiye kubagabanyiriza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza kuko hari ibisambo cyangwa se abajura bakomeje kugenda bifashisha izi telefone ngendanwa bagahamagara abaturage bakababwira ko bagiye kuba babagabanyiriza amafaranga. Ugasanga umuturage agende muri uwo mujyo wo kugira ngo mu by'ukuri agabanyirizwe amafaranga isi afata amafaranga afite kuri telefone ahise yishyura. Ibintu mu by'ukuri n'ubwanyuma n'ubwa mbere ngiye kuba mbigarukaho kubera ko n'ibintu byakomeje kugenda bigaragara nk'ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko abaturage bakagira uti nimwe muri kuduteza abajura, nimwe mu by'ukuri mukomeza kugera muduteza ibisambo, kuki mwongera amafaranga nimunashyeho mu by'ukuri fatizo. Ugasanga rero nibikomeza kugenda bigaragazwa byose tugiye kuba turebera hamwe ese inama y'abaminisiteri yakomeje kugenda yanzura iki, irakomeza kugenda iteganyiriza iki by'umwihariko abaturarwanda n'abaturage muri rusange ku bijyanye n'amafaranga ya mituweli yakomeje kugenda aba ikibazo mu by'ukuri mu baturage. Benshi bakomeza kugera bavuga uti aya mafaranga kuyabona bizaba bitugora cyane. Niki cyateganyijwe cyangwa se niki cyaje kuba cyakanzurwa mu nama y'abaminisiteri yatenye ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026. Ariko kandi birashoboka ko aribwo bwa mbere wawugeze kuri uyu muyoboro mugari wacu, niba bwa mbere wisanze ahangaha kuri Yesterday 250 kanda subscribe ubundi ufungwe no kuri yonzegera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ahangaha tukugezaho amakuru yatuma wiproduce mu buzima bwawe bwa buri munsi, aho kandi twibanda ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amakuru yose abakomeza kugenda asibirikira ku mbuga nkoranyambaga. Nagwitiramo gukanda subscribe kuri Yesterday 250 kubera ko niho honyine uzajya usanga amakuru yizewe ndetse n'imyanzuro ibikomeza kugenda ifatirwa abaturage by'umwihariko kuri mituweli, imibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibikomeza kugenda bivugwa mu rugaga rw'imyidagaduro muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ngubwo rero kanda subscribe ubundi ufunguye no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru ya Yesterday 250. Reka ngoreze ikaze turebera hamwe ese mu by'ukuri nkuko byakomeje kugenda bivugwa na RBC irakomeza kugenda iteganyiriza iki abaturarwanda. Ariko kandi byakomeje kugenda bivuga ko abaturage b'igihugu cy'u Rwanda nabo bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kuba ibakomorera insengero mu gihe kandi bikomeza kugira byumvikana ko nimba Kiliziya Gatolika zigiye kuba zakomorerwa zose, bamwe bakavuga uti natwe ni mudukomorera insengero zacu kuko mwatubwiye ko twubaka insengero tugashyiramo ibisabwa twarabyujuje. Rero insengero zacu ntabwo zirugume zisaza, natwe muze kuba mutwigaho mudukomorere insengero zacu. Ariko kandi bakabishyira mu biganza by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ko bavuga ko nyine ariwe mu by'ukuri ukomeza kugenda wumva ibibazo by'abagatabaza bagira uti nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda turagutakambiye niwe mubyeyi dufite ujye twumva tubabarire udufashe mu by'ukuri insengero zacu uze kuba uzikomora. Ugasanga nyine benshi barakomeza kugenda bavuga uti Perezida Paul Kagame ibibazo byanyeniranye byose niwe uza kuba ubikemura. Ariko kandi nananenga abayobozi, ni gute mushaka ko umukuru w'igihugu ariwe uza kuba mu by'ukuri ukemura ibibazo byose biba byananiranye? Mwebwe bibananiza iki kuba mwabikemura? Ibingira mu by'ukuri ababishinzwe muze kuba mubyitaho. Ndagira ngo turaza kuba tureba amakuru yakomeje kugenda avuga kuri ibibazo byose aha ni muri village Urugwiro mu nyubako y'umukuru
mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nagira ngo murimo kubyibonera ariko kandi nibyakomeje kugenda bivugirwamo by'umwihariko ku bibazo bimaze iminsi bivugwa kuri mituweli ndetse ubwo ngubwo no ku nsengero benshi dore ko aribyo bakomeje kugenda bagaragaza ariko kandi na Nesa yahaye ubutumwa abana bagiye kuba bakora ibizamini by'amashuri by'umwihariko mu gatandatu primaire mu gatandatu segonderi mu gatatu segonderi aba bana ngiye gupfunyika impamba mahereze mu by'ukuri abatagize amahirwe yo kureba iki kiganiro abagize amahirwe yo kukibona muze kwa mu by'ukuri mugeza izi mpamba kuri abana bagiye kuba bakora muri iyi myaka navuze haruguru ndetse kandi n'ababyeyi namwe aya makuru nibyakomeje kugera bitangazwa na Nesa birabareba kubera ko nibiri buze kwa mu by'ukuri byatuma abana banyu batsinda neza kandi aba bana banyu nyuma yo gutsinda bakaza kuba bahabwa akazi na leta y'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko leta y'u Rwanda irashaka abana bafite IQ mind iri hejuru cyane babana nyine bazi icyo bakora babana bafite amanota meza babana bazarangiza mu by'ukuri bagahabwa amadiplome bakajya ku isoko ry'umurimo bakajya kwigisha bagenzi babo abana bazahabwa chances cyangwa se amahirwe yo kuba bajya kwiga hanze mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse no muri leta zunze ubumwe za Amerika n'amahirwe by'umwihariko agenewe abana bagiye kuba bakora ikizamini cy'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bakazajya bahabwa by'umwihariko opportunity zo kuba bajya kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika n'umwaka umwe w'amashuri wa gatandatu yisumbuye ariko bidakwiye ko abo mu gatatu segonderi ndetse n'abo mu gatandatu primaire bagomba kuba nabo bakora cyane kubera ko hari amanota fatizo yagenwe kuri aba bana cyangwa se mu by'ukuri kuri ibi byiciro bagiye kuba bakora national cyangwa se ibizami bisoza uyu mwaka w'amashuri bari kuba barimo murasabwa ko mu by'ukuri mujya muri menge kubera ko ni mutabona aya manota muraza kuba musibywa nta tolerance iri buze kuba igaragaramo ahangaha reka turebe Nesa irabivugaho iki ku bandi nabo bakomeza kugenda bagaragaza ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli bakavuga uti amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yashyizweho cyangwa se yagenwe na leta rimwe na rimwe mu by'ukuri tubona ntaho tuzayakura benshi niko bakomeza kugenda bagaragaza ariko rero nubwo benshi bakomeza kugenda bagaragaza iyo myanzuro cyangwa se bakavuga uti aya mafaranga ni menshi leta y'u Rwanda mu by'ukuri idufashije yaza kuba itugabanyiriza bitewe n'uko mu by'ukuri aho amafaranga ava ntaho benshi bakanagaragaza ikibazo cy'uko ngo bagiye bashyirwa mu byiciro batakagombye kuba bashyirwamo ugasanga benshi bararekarama bagira uti kwebwe muri kudushyira mu byiciro by'abantu bafite amamodoka b'abantu bafite akazi ka leta kandi turashaje nta hantu dufite dukura hepfo na haruguru ntaho ni mudufashe mwongere kuba mukosora ibi byiciro bitewe n'uko mu by'ukuri hari abo mukomeza kugenda mushyira mu byiciro kandi mumwibuke ko muvuga ko amafaranga ya mituweli mwashyizeho yagenwe azajya yishyurwa hagendewe ku cyiciro n'umuntu arimo ndetse n'amafaranga yinjiza ariko urasanga benshi iki kintu cy'ibyiciro barakomeza kugenda bakikonklusion ngo bakavuga uti twebwe ntabwo dufite aho dukura twebwe nta kazi ka leta tugira twe turya tudeye twe turya mu by'ukuri twajunguje agataro mu mujyi wa Kigali twe turya twavuye guca inshuro mu cyaro ugasanga nyine benshi barakomeza kugenda bagaragaza points zigiye zitandukanye ariko ku rundi ruhande ukumva aba baturage wabumva impressa kubera ko nimba umuturage atuye mu karere ka Rusizi akarya avuye kuba mu by'ukuri yahingira umuntu bakamuha igihumbi ntago nyine afite ahakura kandi iki gihumbi nacyo kukibona arakibona none ejo akibure ejo bundi akibure none akibone nyine usange mu by'ukuri ni ibintu bidafite proof ariko kandi usange n'abandi bakomeza kugenda bagaragaza uti nge ndirirwa na agataro mu mujyi wa Kigali ndagenda nzunguza agataro ncuruza mu by'ukuri imineke y'ibisobane ngaho racuza imineke ndakuramo 2,000-3,000 nze kuba nabona amafaranga yo kwishyura abana ishuri nze kubona yo kurya ugasanga mu by'ukuri muri kunshyira mu cyiciro cy'umuntu uhembwa na leta gute mu by'ukuri nzakura he aya mafaranga yego nibyo kuzamura ubwisungane mu kwivuza ariko kandi hari abo mukomeza kujya mu by'ukuri mushyira mu byiciro batagagombye kuba babarizwa mugasanga rero iki kintu kirakomeza kugenda kivugwa n'abaturage cyane nanasaba ministeri y'ababishinzwe kugira ngo muze kwa mu by'ukuri mwakora igenzura abaturage nimba bagaragaza ko muri kubashyira mu byiciro mu by'ukuri batagagombye kuba barimo muze kwa mubafasha mu bikore muri bwa bupfura bw'igihugu cy'u Rwanda muri wa mutungo w'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri dukomeza kugenda dukoresha kubera ko nimba ari ikintu leta y'u Rwanda ifite n'abaturage nimba ari ikintu leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ihereza agaciro n'abaturage navuga uti umuturage ku isonga ari nacyo Perezida Paul Kagame arutse kuvugira mu nama y'umushyano yo kurahiza abayobozi bashya bari bashyizweho yaravuze uti bayobozi mugiye kwa mujyaho mumenye ko aka kanya kuri iyi tariki umuturage agomba kuza mbere
yuko umuyobozi aza kuba yaza mbere. Ndagira ngo ni byakomeje kugenda bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agira uti umuturage mbere umuyobozi nyuma, kwera ko mu by'ukuri burya nuza kuba wajya mbere y'umuturage uri umuyobozi, wa muturage araza kuba asigazwa inyuma. Ariyo mpamvu mu by'ukuri Perezida Paul Kagame akomeza kugenda yihanangiriza navuga uti nge nabanyuza akanyafu, abayobozi mukomeza kugenda mufata ruswa, mukomeza kugenda muhemwa, nyine ugasanga arakomeza kugenda agaragaza izo points, anavuga ko mu by'ukuri umuturage w'igihugu cy'u Rwanda aho ava akagera agomba kuhora ku isonga, agomba kuba mu by'ukuri yaza mbere. Abaturage reka mbabwire ngo mu by'ukuri mushyire amanga, ni muze kuba mu by'ukuri mwumva ko mutekanye kubera ko mufite ubuyobozi bwiza. Igihugu cy'u Rwanda cyitaye abaturage bacyo kubera ko mu by'ukuri nimba u Rwanda rukomeza kugera rugaragaza ko umutungo warwo ari abaturage rufite, kugeza kuri aka kanya wari umuyobozi ukaza mu by'ukuri ukora ibintu by'amanyanga, ahangaha leta nawe izagukurikirana ibashe kuba yakuryoza ibyo ukomeza kugenda ukora. Nimba ari ikintu leta y'u Rwanda yubaha kandi kanakunda, ikunda umuturage hava akagira, ariyo mpamvu mbwira abaturage aho muva mukagira ikibazo cyose ufite ntugaheranwe mu by'ukuri n'ibibazo, ahubwo ujye wisunga leta y'u Rwanda. Ni leta mu by'ukuri yumva abaturage, ni leta iharanira ubumwe, ni leta mu by'ukuri ikorera muri demokarasi, kubera ko ukomeza kugenda ubona ko perezida nawe mu byo akomeza kugenda akora ahora yihanangiriza abayobozi b'ibirirayo, abayobozi bakomeza kugenda barya ruswa, abayobozi bakomeza kugenda bafata abaturage nabi, dore ko ari no gushyiraho abayobozi. Ndagira ngo mu minsi 3 ishize mwarabyumvishe, yaravuze uti umuyobozi aho ava akagira yumve ko umuturage w'u Rwanda agomba kuza mbere, umuyobozi akaza nyuma. Fata ibibazo by'umuturage ubishyire mbere, nurangiza mu by'ukuri ibyawe bishyire nyuma, kubera ko nurangiza gukemura ikibazo cy'umuturage washinzwe, ahangaha uzaba wujuje umurimo wawe. Ariko n'ababandi bafata mu by'ukuri iby'abaturage byakabarengeye bakabirya, babandi bafata abaturage bakabakana, abo ngabo nanjye nimba fata nzajya mbanyuza akanyafu. Ndagira ngo muri Kayonza mu kwezi kwashize mwakomeje kugenda mwumva ko inzara yahageze, perezida mu by'ukuri atanga ibyo kurya, abayobozi aho kugira ngo bihereze abaturage bafataga ibitangatanga bakabirya, abaturage bashibaga ivu bakaricumba, abaturage bakoraga ibintu bitari byiza, mu by'ukuri babayobozi barangije bafata ibiryo byari kurengera wa muturage barabirya. Perezida akimara kubyumva yarababaye cyane. Namwe mu nyumvire abayobozi mu by'ukuri rimwe na rimwe, niyo mpamvu perezida akomeza kugenda avuga uti ntabwo nzakunda cyangwa ndeberere buri muntu wese ari kurenganya umuturage wanjye w'igihugu cy'u Rwanda. Ibidakuriye nimba ubona nzabivuga, kuko ibyo Kagame Paul yatugejejeho ntawe abisenya ndeba we, hoya kirazira. Iyo ndirimbo igomba kuguhora mu by'ukuri mu mutwe wawe, ukajya uyumva ndetse kandi ukanayishyira mu bikorwa. Unity work and patriotism ku munyarwanda wese, gukunda igihugu no kugikorera ku mutima w'umunyarwanda wese agomba kuba mu by'ukuri abihorana. Nibyo mwakagombye kuba murana ku mitima yanyu. Reka turebe ibyakomeje kugera bivugwa n'ibyateganyijwe kuri buri muturage, ndetse nuko amafaranga ya mituweli agomba kuzajya mu by'ukuri yishyurwamo, ndetse n'abagomba kugabanyirizwa amafaranga byabaye ngombwa, ndetse n'ikibazo cy'ibyiciro cyakomeje kugenda kigaragazwa n'abaturage bamwe na bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ko ngo bakomeje kugenda bazamurwa mu byiciro by'abakire, ariko kandi ugasanga ntaho bafite bakora cyangwa se nta naho bakura amafaranga. Ariko kandi leta y'u Rwanda ifatikanyije na RBC barakomeza kugenda bashishikariza buri muturage wese, mu gihe uhamagawe n'umuntu akubwira ko ugomba kumwishyura amafaranga kuri telefone ngo akugabanyirize ubwisungane mu kwivuza, ahangaha ugomba kugira amakenga, dore ko ari igikorwa cyakomeje kugenda gikorwa n'ibisambo cyangwa se abajura, bakifashisha iyi serivisi babwira umuturage ko agomba kuba mu by'ukuri yakishyura amafaranga runaka akagabanyirizwa amafaranga yagenwe cyangwa se y'ubwisungane mu kwivuza. Ahangaha ndagira ngo ibintu tuze kwa mu by'ukuri tubishyiraho umucyo ku byakomeje kugera bitangazwa. Ariko kandi nyuma yaho ndaza no kugira inama cyangwa se guhereza agapfunyika abana bagiye gukora ikizamini, by'umwihariko mu mwaka w'amashuri wa 6 yisumbuye, mu mwaka w'amashuri wa 6 abanza, mu mwaka w'amashuri wa 3 yisumbuye, kubera ko mu by'ukuri aba bana baragerewe cyangwa se bagomba kwiga bashyizeho umwete cyangwa se bakabamenge bagacyaza ubwenge, kubera ko mu by'ukuri nesa nayo irakomeza kugenda igaragaza ko nta tolerance cyangwa se nta mbabazi zizongera kuba zazamo, by'umwihariko ku bana bakoze ibizamini bibimura muri iyo myaka nakomeje kugenda mvuga haruguru. Nimba ari ikintu nesa ikomeza kugenda irihanangiriza abana batari kwiga neza, ndetse ubwo ngubwo ikihanangiriza n'abarezi bakomeza kugenda birukana abana ku bigo by'amashuri, by'umwihariko babaziza ko nta minerivare bafite. Ibyo byose
nabyo nese yakomeje kugenda ibyiyamaho by'umwihariko abarezi n'abadelegiteri bakomeza kugenda birukana abana ku mashuri babaziza kubera ko mu by'ukuri nta mikoro bafite. Ibi bintu nesa irakomeza kugenda ibyiyama by'umwihariko abarezi n'abadelegiteri bakomeza kugenda bikora. Byagenze gute rero? Munyemere tuhere kuri mituweli, dore ko ari yakomeje kugenda iteza ikibazo, ndetse kandi ukabona ko n'abaturage b'u Rwanda bakomeza kugenda basaba by'umwihariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bamusaba kuba mu by'ukuri yabagabanyiriza cyangwa se yakongera none akabera umubyeyi nk'uko asanzwe abera umubyeyi, ngo rimwe na rimwe akaba yakuraho amwe mu mafaranga ya mituweli byose. Ariko kandi turaza kuba tureba ese gukuraho amafaranga yashyizwe kuri mituweli byateza ngaruka ki cyangwa se byagira ingaruka zimeze gute ku muturage w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe amafaranga aje kuba yagabanwa, dore ko abaturage bo bakomeza kugira bumva ko nyine mu by'ukuri bakishyura amafaranga make kuruta kwishyura menshi. Nibyakomeje kugenda bigaragazwa kugeza kuri aka kanya. Reka tubivugeho. Ndagira ngo kubyakomeje kugenda bigaragazwa ndetse n'imyanzuro yavuye mu byemezo by'inama yakomeje kugenda igaragaza ko mu rugaga rw'abanyarwanda bose bagomba kuzajya bishyura mituweli hakurikijwe amafaranga binjiza ndetse n'ibyiciro mu by'ukuri bashyizwemo cyangwa se babarizwamo cyangwa se domeni babarizwamo. Kuri aka kanya byagenwe ko by'umwihariko umuturage mu cyiciro cya mbere azajya yishyurirwa amafaranga agera ku 4,000 na leta y'u Rwanda. Ibi kandi mu by'ukuri byakomeje kugira byumvikana ko impamvu leta y'u Rwanda yahisemo ko umuturage mu cyiciro cya mbere agomba kuzajya yishyurirwa amafaranga 4,000 byose akabyishyurirwa nta ruhare rwe rugaragajwe cyangwa se inyunganizi y'umuturage igaragajwe, nuko bicaye bakareba mu by'ukuri basanga uyu muturage mu cyiciro cya mbere nta mafaranga afite, nta hepfo no haruguru akura. Mu by'ukuri leta itamo kuzajya imwishyura ubwisungane mu kwivuza. Mu cyiciro cya kabiri rero mu by'ukuri leta yagennye iki? Leta mu cyiciro cya kabiri yagennye ko uyu muturage agomba kuzajya yishyura 3,000 nk'ibyari bisanzwe, noneho ubundi leta ikamushyira amafaranga 1,000 nk'urare cyangwa se inyunganizi, ikimenyetso cyo kugaragaza ko bitaye ku muturage. Uyu muturage mu cyiciro cya kabiri agomba kuzajya afata inoti 3,000 akayishyura by'umwihariko ku bwisungane mu kwivuza, leta nayo ikamushyiraho amafaranga 1,000. Impamvu rero leta yahisemo kuzajya mu by'ukuri ifata umuturage mu cyiciro cya kabiri ikamwongereraho amafaranga 1,000 nuko bicaye bagasanga umuturage mu cyiciro cya kabiri amikoro ye ntabwo ahagije, bahitamo kumanura amafaranga ndetse no kumusova cyangwa se kumwongereraho amafaranga kugira ngo mu by'ukuri uyu muturage akomeze gutera imbere, ateranire igihugu cy'u Rwanda imbere. Mu cyiciro cya gatatu byakomeje kugenda bigaragazwa cyangwa se byemejwe ko uyu muturage mu cyiciro cya gatatu agomba kuzajya yishyura amafaranga agera ku 5,000, ariko icyitonderwa ku cyiciro cya gatatu gitandukanye n'icyiciro cya mbere n'icya kabiri, kubera ko icyiciro cya mbere n'icya kabiri leta izajya igira udufaranga duke ibashyiraho, ariko icyiciro cya gatatu uyu muturage agomba kuzajya yishyura 5,000 byose akabyishyura nta ruhare cyangwa se inyunganizi ya leta y'u Rwanda igaragajweho. Ibi mpamvu leta yicaye isanga umuturage mu cyiciro cya gatatu ni wa wundi mu by'ukuri ufite amafaranga, ufite n'umushahara ahembwa ku kwezi. Ari mpamvu leta y'u Rwanda yavuze ko uyu muturage mu cyiciro cya gatatu agomba kuzajya yishyurira 5,000 nta ruhare cyangwa se inyunganizi ya leta y'u Rwanda igaragajweho. Mu cyiciro cya kane rero aba baturage bo bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo bakomeza kugenda bashyirwa mu cyiciro cya kane bakagombye gushyirwa mu cya gatatu cyangwa se ngo icya kabiri. Impamvu leta y'u Rwanda umuturage mu cyiciro cya kane yavuze ko cyangwa se yagenye ko agomba kuzajya yishyura inoti 8,000 byose, ariko kandi akabyishyura nta ruhare cyangwa se inyunganizi ya leta y'u Rwanda igaragajweho, nuko bicaye bagasanga umuturage wo mu cyiciro cya kane ni wa muturage mu by'ukuri utwara imodoka, ni wa muturage ufite business mu mujyi wa Kigali, ni wa muturage ufite imirima mu cyaro, ni wa muturage ufite imashini zihura amafu mu cyaro, ni wa muturage ufite ugasanga leta y'u Rwanda yaravuze iti uyu muturage agomba kwishyurira 8,000 akaba abarizwa mu cyiciro cya kane. Mu cyiciro cya gatanu ho rero ni rundi abaturage benshi barakomeza kugenda bishyira muri uyu mujyi bakavuga ati leta y'u Rwanda iratwishyuza amafaranga nyine, ugasanga benshi barakomeza kugenda bishyira mu cyiciro cy'abakire. Iki cyiciro cya gatanu abaturage ndagira ngo mucyumve neza murakigendemo gake. Abaturage benshi mukomeza kugenda mukorera amakosa mu cyiciro cya gatanu. Leta y'u Rwanda impamvu yavuze ko umuturage mu cyiciro cya gatanu agomba kuzajya yishyura amafaranga 20,000 Rwandan francs cyangwa se 20,000 y'amafaranga y'u Rwanda, nuko yicaye isanga umuturage wo mu cyiciro cya gatanu ni wa muturage ufite business, ni wa muturage ufite inganda, ni wa muturage ufite tripletite hoho rukurane mu muhanda. Ugasanga wa wundi nawe wirirwa uhinga, wa wundi wirirwa ucuruza agataro mu mujyi wa Kigali ari kwishyira mu cyiciro cy'abaherwe bo mu cyiciro cya gatanu. Ntabwo leta y'u Rwanda yavuze ko ari nanjye
ku muturage uzajya wishyura 2020. Ndagira ngo icyo kintu ubwo cyasobanutse, reka noneho turebe ese leta y'u Rwanda by'umwihariko ifatikanyije na RBC ku bantu bakomeje kugenda bakoresha iyi serivisi y'ubwisungane mu kwivuza, by'umwihariko bakabeshya cyangwa se bakiba amafaranga y'abaturage. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri aka kanya leta ihanganye nacyo, kubera ko urakomeza kugenda wumva telefone igendanwa baraguhamagaye bakubwiye ko ngo ugomba kwishyura amafaranga runaka kuri telefone ngo kagabanyirizwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Mu by'ukuri iki kintu leta y'u Rwanda irakomeza kugenda ibwira abaturage kugira amakenga. Mu by'ukuri igihe uhamagawe n'umuntu akubwira ko ugomba kwishyura amafaranga runaka ngo kagabanyirizwa, ntabwo ari byo. Hari site zateganyijwe kugira ngo zijyanweho ayo mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, kugira ngo umuturage w'igihugu cy'u Rwanda wese ahabwe serivisi inoze no kugira ngo ahabwe ubuvuzi bunogeye umuturage w'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo nibyakomeje kugenda bigaragazwa, ubwo ngubwo n'amakuru abakomeje kugenda atangazwa. Reka ngo shimire, ciao ciao.